Reka twongere dushime Imana kubw'amahirwe tugize yo kwiga ijambo ryayo kuri uyu munsi wa none. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Icyigisho cy'iki gihembwe kiravuga ngo insanganyamatsiko zo mu butumwa bwiza bwa Yohana. Ingingo y'uyu munsi iravuga ngo mbere na mbere ijambo ari Imana. Aho dufite insanganyamatsiko ivuga ngo iri buriro ijambo ry'Imana. Insanganyamatsiko y'icyumweru. Icyo kwibukwa kiraboneka muri Yohana igice cya mbere umurongo wa mbere. Haravuga ngo mbere na mbere hariho jambo. Jambo yahoranye n'Imana kandi jambo yari Imana. Mbere yo kugira ngo tujye mbere mu cyigisho cy'uyu munsi, reka dusenge Imana. Data twese uri mu ijuru, turagushimiye, turaguhimbaje, uhabwe icyubahiro. Tugushimiye ko wakomeje kubana natwe ukaturinda. Turakwinginze rero kugira ngo turusheho gusobanukirwa n'ijambo ryawe kuri uyu munsi wa none. Nibyo dusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Mbere na mbere ijambo ari we Imana. Iki nicyo cyigisho tugiye kwigira hamwe kuri uyu munsi wa none. Reka duhurire mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana igice cyaho cya mbere umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa 5. Umutwe w'amagambo aravuga ngo Yesu Kristo ari we jambo ry'Imana ahinduka umuntu. Mbere na mbere hariho jambo. Jambo yahoranye n'Imana kandi jambo yahoranye n'Imana kandi jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere. Ibintu byose niwe wabiremye, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Uwo mucyo uvira mu mwijima, ariko umwijima ntiwamumenya. Inshuti mukundwa, aya ni amagambo Yohana yakoresheje ahamya Kristo, agaragaza ko Kristo ari Imana by'ukuri. Aha rero ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana butangirana iyi ngingo y'ingenzi kandi itangaje ivuga ngo mbere na mbere hariho jambo. Jambo yahoranye n'Imana kandi jambo yari Imana. Iyi nteruro imwe nziza cyane ikubiyemo igitekerezo cyimbitse dushobora kwiyumvisha mu buryo bworoshye. Ubwa mbere umuvugabutumwa atujyana mu gitekerezo kirema mu itangira igice cya mbere umurongo wa mbere. Mbere na mbere jambo yahoranye, mbere na mbere jambo yariho, na mbere yuko isanzure ribaho. Bityo Yohana yemeza kubaho kwa Yesu ku iteka ryose. Akomeza yandika ati jambo uwo yahoranye n'Imana. Muri Yohana igice cya mbere umurongo wa 18, Yohana yerekana ko Yesu ari mu gituza cya Se. Uko twagerageza kwiyumvisha icyo ibi bisobanuye kose, hari ikintu kimwe kidashidikanywaho: Yesu na Data babana mu buryo bw'isanga n'ingoyi. Hanyuma kandi akavuga ati jambo yari Imana. Ariko se bishoboka bite ko jambo yari kumwe n'Imana kandi nanone akaba n'Imana? Igisubizo kiboneka mu Kigiriki. Ikigiriki gikoresha ikinyazina gifutura aho gukoresha ikinyazina ndafutura. Icy'ingenzi kuri twe rero ni uko ikinyazina gifutura gikoreshwa mu Kigiriki cyerekana umwihariko, ikintu cyihariye cyangwa umuntu yihariye. Mu nteruro jambo uwo yahoranye n'Imana, jambo Imana rifite ikinyazina, bityo ryerekana umuntu wihariye, Data, kandi jambo yari kumwe n'Imana. Data
mu nteruro kandi jambo yari Imana. Ijambo Imana ntirifite ikinyazina ari byo biganisha ahangaha ku biranga ubumana. Yesu ni Imana, si Data, ahubwo ni umwana w'Imana wuje ubumana, uwa kabiri mu bagize ubumana. Nshuti mukundwa, intumwa itanga igihamya cy'ubu busobanuro, kuko Yohana igice cya 1 umurongo wa 3 ndetse n'uwa 4 havuga ko Yesu ari umuremyi w'ibyaremwe byose. Ikintu cyose kitari gisanzwe kiriho hanyuma kikaza kubeshwaho gusa na Yesu, Imana umuremyi. Nshuti mukundwa, ndakubwiza ukuri yuko uhereye kera kose umwami Yesu Kristo yari umwe na Se. Yari ishusho y'Imana, ishusho yo gukomera n'ubutware byayo, ukurabagirana k'ubwiza bwayo. Uyu niwe yari Kristo. Ibi byose nibyo byarangaga Kristo, naho Kristo atandukanye n'Imana. Nshuti mukundwa, tukwiye kuzirikana neza ko Kristo ariyo Mana yacu. Kandi nshuti mukundwa, ndagira ngo nkubwire yuko ubumana bwa Kristo ari umugabane w'ingenzi cyane ku by'iyobokamana ryacu kuri uyu munsi wa none. Icyo tukwiye kuzirikana rero ni uko kuba Kristo yaratubereye Imana, yabashije no kutubera incungu, bityo abasha no kudupfira ku musaraba. Nshuti mukundwa, komeza uzirikane ibi byigisho turi kwiga, bizabasha kutugirira umumaro wo gusobanukirwa na Kristo uwo ari we. Ndakwinginze rero kugira ngo dufatanyirize hamwe kwigana ibi byigisho. Ibyo ngusaba ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Reka dusenge Imana. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye. Tugushimiye ko wakomeje kubana natwe. Tugushimiye ko ukomeje kuturindira imbere yawe. Turakwinginze ko kubw'ibi byigisho turi kwiga bibashe kutugirira umumaro, bibashe kugira icyo bihindura mu mibereho yacu ya Gikristo. Nibyo tugusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.